none bikomeje kugorana aho Sabe na Chita basangiye umugore umwe. Gusangira umugore muziranye ntabwo ari byo, n'umwanda. N'umwanda wa mugani wa Murangira, icyo nyise umwanda. Yego. Sabe na Chita basangiye umugore ngwino ndebe, ari naho intugunda zikomeje kuvira batongana baserera bapfa ibintu bidafite epfo na ruguru. Iyi ni inkuru ya Burekinzwe na Karegeya, ikaba imaze iminsi icaracara ku mbuga nkoranyambaga, aho ngo burya Sabe yajyaga kwiyeranja kwa ngwino ndebe akubita wuncenca yisasanura, yavayo na Chita agasubira yiruka. Noneho Chita kimara gukurura amakuru neza yuko uwasimbutse igipangu ari Sabe, byakomeje kugorana dore ko Chita we atari azi neza ko ari Sabe, ariko akuruye amakuru neza dore ko bamubwiraga ko ari Sabe akanga kubyemera, kuko urabyibuka neza ubwo Sabe yasimbukaga igipangu yari yambaye ingofero ntabwo yagaragaraga neza. Chita bamubwira amakuru yuko Sabe avuye kwa ngwino ndebe. Uyu Chita Magic aka Chita Magic akimara kumenya ukuri neza ngo yese yigira gukora ubushakashatsi. Akimara gukora ubushakashatsi twe twari tuzi yuko Sabe ngo yavunitse amaguru gusa, ariko Chita yaje avuga ati Sabe aka Sabius wa Isimbi TV ntiyavunitse amaguru gusa, yavunitse umubiri wose, urutirigongo, amaboko, mu mutwe ngo warakonyaguritse, n'akagofero yari yambaye burya ngo nta maso ntiyarebaga neza, ngo bitewe no kuguruka igipangu nk'umuntu wize maji aka Spiderman, umumarine, umuntu w'umusirikare wo ku rwego rwo hejuru wamanutse nk'umuparakomando uvuye mu ndege akamanuka yibarangura amaguru agasubira muri nyina. Inkuru dukesha page ya 78 iragira iti n'ubundi Sabe yavuye mu nzu tayari yarangije kuvunika umugongo, nkibaza uwo mugongo wari wavunwe n'iki. Chita Magic mu kuburekinga inkuru nk'izo ngizo ndetse n'igihe zatugiraho abantu twagiye dusasanura dusesengura ibijyanye n'izo nkuru, biravugwa yuko ngo bamaze iminsi baratanye mu mutwe, ari ukubera uwo mugore ngo ngwino ndebe watangira ukibaza ati uyu ngwino ndebe uteranya abanyamakuru babiri bakomeye mu gihugu yihariye ate, n'uwuhe mwihariko afite mu kintu kijyanye n'akabariro cyangwa se ubushobozi n'imbaraga zo mu cyumba ku bijyanye no gukubita wuncence. Ngwino ndebe ateye ate, ameze ate, atuma abagabo babiri b'ibihangange bamurwanira. Ese nta kuntu buriya ngwino ndebe yabahuza n'ubundi akababwira ngo biryoha bisangiwe? Iyi nkuru ikomeje kuba kasamutwe, kuba wakumva uburyo Sabe na Chita bashobora gushwana, Sabe ari mu Bubiligi, Chita ari mu Rwanda, ibintu bigakomeza kugorana. Niba Sabe ari kumubwira ati winkorera ku mugore, Chita nawe agasubiramo ati bimeze gutya na gutya, ntumbaze. Ibintu bikomeje kugorana binaba kasamutwe, ari nako dukomeza twirira sho tuburekinga tunabanyuzamo ijisho. Ntabwo twari tubizi niba Chita nawe yarihereraga akajya ari ku tuvido bagendaga basohora twa Chita ngo nabangwino ndebe ngo niba byo twinize. Erega burya koko izina ni ryo muntu, ni ngwino ndebe koko. Erega nanjye ubu nshatse najya kwirebera, ariko ngira agatwe gato nkakarinda urugomo, sinajya hagati ya Chita na Sabe. Bavuga yuko Sabius wa Isimbi TV ngo yari yaramuguriye n'akamodoka ko kwitwaramo, nanjye nkavuga nti uwo mugore aratangaje, nagatangaza muzame pase muzandungurutse nanjye nirebere, nanjye wasanga hari utuntu nigabiyeyo. Amaye nka data ibintu ikomeje kuzamba, ino mihanda ikomeje kunyerera. Ariko se ngwino ndebe ubundi amakuru nta mugabo yari afite, cyangwa n'ubundi n'umugabo we aza kwirebera bugaca ataha na Chita akinjira na Sabe. Urugo rwa ngwino ndebe ni nyabagendwa. Umugabo wa ngwino ndebe nta kintu yarenzagaho, kuko niyakoraga ibiganiro kwa Isimbi TV yavugiraga mu migani, nawe ukabyumva ukumva yuko bashobora kuba barebaho, ntawamenya. Ari amayira ajya kuri ku uncence
winjira muri salo ubanza ari nyabagendwa pe. Uncece ya Ngwino Ndebe izwi n'abantu benshi kuko hari n'utundi tuntu twagiye tuburekingwa nyuma nubwo tutahawe agaciro ngo nyuma y'iyo minsi ngo bamucakiriye ahandi, gusa ibyo ni ibyavuzwe. Reka turebe hagati ya Sabe na Chita, ese ninde uzakoresha imbaraga? Bazakoresha imbaraga z'igipfunsi cyangwa z'amafaranga kugira ngo batsindire Ngwino Undebe? Wowe urabibona ute? Godfather akimara kuburekinga iyo nkuru bamaze kumva batangiye kwinyuraguramo, umwe wese ibyo bitangiye kujya hanze, ngo bagerageza gukora uko bashoboye ngo biyunga, ariko umuceri wari wamenetse natwe turawutoratora mu gusasanura. Nanjye niko nimanukiye nkagira w'i Rwanda mbasasanurira mbahereza kari murori, ndeba mu bishi nyuma y'amarido, mfata itoroshi imurikayo ndeba ngo ni ibiki byatakayeyo. Twasanzeyo Sabe rero na Chita batana mu mitwe. Niko twabaye twebwe, tugomba gucukumbura tugakura inkuru nyinshi mu nda y'umwoyo w'isi. Ni inkuru zose baba basizeho umwanda tuzajya tuza tuzisasanure. Amakuru yizewe uzajya uyasanga hano, kuko nutaza kuri Giro uzaba uri guhomba sho cyane, kuko nitwe bakora urwenya rw'akasamutwe runatandukanye n'urwa bariya bandi. Erega n'abana mu gakino twe twaje tuje, njyewe na Ngiro. Ibintu bikomeje kugorana, ari nako biba kasamutwe, ari nako dukomeza kubahereza show Chita Magique. Tukaba tugiye kuzana episode ya 2 ya kasamutwe, agahumamunwa ndetse n'ibindi bintu byagiye bijya mu mabanga y'ubwihisho, ariko tubizana tubishyira hanze mwese mwirebera. Ibya Chita Magique n'ibya Sabios wa Isimbi TV na Ngwino Ndebe watanze Uncece akajya hariya agatandaraza bagasasanura, n'umugabo wiwe wipoye akituriza akagaragaza yuko nta cyabaye. Imana ibarebe icyoroshye. Njyewe nsoza nagira inama Sabe nimba ari umuntu w'umugabo, ejo ashobora kuvunika n'ijosi natava muri uru rugamba. Naharire Chita nawe tuzarebe ibye, nawe ashobora gusimbuka igipangu agasimbuka rwamubonye. Sabios wa Isimbi TV ni umusore ngo w'umuhanga cyangwa umugabo w'umuhanga, ngo ni iryari gikomeye mu rwego rwo hejuru. Ni umuntu uzi gukora ikintu kijyanye n'ubutiriganya bukomeye cyane, azabirwana azabitsinda, dore yuko avugwaho ibintu byinshi, ubutekamutwe, ibiki byose. Umwanda wose wamujeho, ntumbaze uwamusize uwo mwanda, ntumbaze niba bigiramo uruhare. Uyu Sabios wa Isimbi TV ikiriho cyangwa ikizwi nuko amanyanga yose bayamubaramo. Arabeshya iminsi y'igisambo ni 40.